mbwira cyo iyi nama yari ikenewe. Shaka bisa byo yari ikenewe kuko abana mu mudugudu bari bamaze kwigira ibinani. Uziko nta mwana wari ukivugwa. Ani nama irabera. Ani hamatora arabera. None waruski irabera he? Nabonaga ariho ariko sinaribyizeye neza. Niyo mpamvu wujije abantu gutambuka se. Cyewe narebaga inzu kugira ngo ningire nizeye ko ariho. None wamaze kubyizera ko ariho? Ndabona. Ntakibona niba utabyizeye shyira agatafari kawe ku ruhande utanga inzira wabyizeye twinjire. Ako si kuvuga nabi ko nizeye hano ngiye kwinjya niba ariho niko se. Ndashaka mwese mwahageze mwiriwe neza. Kwira umusozi utariye mucapurishe tujye kurya. Ako si ibyo wakojeje nibyo usubije. Birakureba se numbajije. Ukubajije se umusubije neza. Nago bikureba. Mazi bigabo by'ibikani byo biba bifite ubutiko. Sawa kazungu we. Papa Benjamin. Karame. Ukangara ko umunsi tuzoshaka gushwana kwe. Nanjye ntabyo nshaka muyo. Urabona ukomeje ibyo bintu inama yaza kurangira mutarwanye kwe. Mumbari. Wenyine se we mukanya nore bari gushwana mukanya. Ako se muyoboza naye shwanye mu busa. Bari ukuri byose ni wamureka Papa Benjamin sumuzi. Anzi ko nitonda. Witonda. Papiriya ntago nitonda. Wowe ndakurayi. Papiriya yomba nitonda manara kwishyura ziramvange. Numva iki? Vange narazi kwishyura wowe wabuze izishyura kandi wamaze kuziyongobeza. Nyine uri umukene ahubwo mukanya nshaka amafaranga. Ariko Papa Benjamin. Karame. Utabara umugabo mugenzi wawe ari mu byago nibyo wakirirwa wika. Akamutabara nibura yabuze yo kwishyura inzu. Ariko imvange koko muyoboza. Imvange nyine. Uzi ikintu cyambabaje se? Narazi mwishyure ngiye kugenda mbona baracyamufashe mu mashingo. Ndavuga nese ko namaze kumwishyura mwamuretse akagenda. Batireka. Nishyure navuka yari. Vuga narika kumiro nikorosi rya rwama ariko paperi ujya vuka z'igihumbi uri igitera uri inguge cyangwa uri ihene. Barambeshye. Cyakoze yo nsanga imvange wari yari iz'igihumbi naye kumenya ko bakubeshye. Ariko babwira nishyuye angahe? Ibihumbi 6. Ntababwira. Yesu Kristo. Papa iri imvange z'ibihumbi 6. Iyo bavuze senga akazu gato niko karya ubwatsi wumvike. Ntibi babavuze. Uziko nahinzi kariya indi ya Papa Benjamin. Naje narumi akanura udodo ariko kararya. Uvuge ko bakimara kubimbwira nje mbere yuko nzishyura. Narabanye ndamusaka ndamubwira ni muvandi. Niba ushaka gutaniza ivuka wambwira nkazishyura ariko ntuzitane bugekera. Arangati zose naziri. Akimbwira ibyo bintu nahise numirwa nta kintu nakoze. Ariko uzi kuntu ziravuka ziryoshye. Uburyo harya vuka 10. Shaho mujye mureka. Ndumiwe. Ariko icyo reka tukiveho ari cyo duteramishana. Mbere y'ibyo mureka tubanze twyanze Papa Benjamin. Ngaho nababwira n'ibigabo by'ibikarabe ari ibirofa. Baranyihariza umuhozi iki? Mukaje wacyohewe. Nababwira n'ibigabo by'ibikarabe. Papa Joy nawe wirengera. Ngicyohe. Amaze. Papa Benjamin kabisa kuye gasopo. Naga ari ngombwa kumutuka. Kandi nawe Papa Benjamin wirinde naga ari ngombwa yuko uza kutwica inama turebera. Nyica nyizize iki? Sawa rero. Nabahamagaje hano ngira ngo twige ku kibazo cy'urubyiruko rwacu ruri kwiyahuza ibyo biyobyabwenge. Birumvikana kabisa. Rero muyobozi ngiye ndumva twatangira twibwirana. Ako se gutinza abantu bahu. Turibwirana sari utazi undi. Ubu se Papa Joy azuye umugabo. Papa Shema se ndutamuzi. Ariko nago ndi Papa Shema. Umwana we yitwa Rukundo. Uwo Rukundo se nutewe Shema nawe? Newe Shema nawe. Ubwo se utari Papa Shema ni he? Mwaje mureka kutugora. Ariko nabandi twakwibwirana kabisa. Nta kibazo mucunguze uburyo umwete. Nitwa Puisi. Shaho hano turi mu nama yo kwiga ku bana vuga izina ry'urwavumba rwawe. Nexo urongera kwita umwana wanjye urwavumba. Ndaguceka. Mwihangane. Nitwa Paperiya. Sawa undi Papa Joy. Papa Rukundo. Papa Rasta. Tararenga umwana witaye nimujya kwiga muhere kuri uwo. Ako si umwana wanjye kuba yitwa Rasta bihuriye n'itabi. Ahubwo avuga uti kuba ndi Papa Rasta bihuriye n'itabi. Nuko ari wowe uribitse. Gise mbitse tabi. Umwana wawe ubwe ni itabi. Benjamin cicika dukomeze. Ariko ndabona inyuma hari mushiki wacu akomeje gutuza cyane. Mushiki wacu ugira icyo tubwira. Yavuga iki sera byaye indaya. Indaya ni so akagabo. Nawe akagabo ni so. Gasogotwe piki mu twanturo. Papa suramuzi. None se muyobozi ko nshimye ko habaye inama yo kwiga ku myitwarire y'abana. Mwatekereje ko yo kwiga ku myitwarire y'ababyeyi babigakurikira. Yawe abare bazaheraho.
munyumvire n'abana bararengana wabyarwa n'umugore ukaza uruhu Papa Benjamin usibye amatiku ugira wari wamenya n'umwana yabyaye uwo ari we. Clarisse tegera ku kabari se yarundi nasi n'umwana wanjye ko ari umukozi nababwira kuki utahisemo umukozi w'umurokore ugahitamo indaya muzana yari umurokore bivuze ngo uburaya bwigiye iwawe sha wirogoye umuntu reka asuze vuba twitare tujye kwirira hakwiye icyo ashyira imbere buri gihe n'inda wowe utayishira imbere se nubona bikugejeje ntwese nk'ingingo ya nyuma y'igisheke kandi muyobozi cyaba abantu turashwana Uzira umunwa wawe wacitse ukareba ko hari icyuho. nta kibazo dukomeza ariko njye n'indakara biraba bibi njye ni mama Shamira ya baba mbese Shamira uzikatwita genda se nyine wibeshye tayarane itowa ahubwo mvaniranye n'umwana nkabyemera njyewe bireke zabyemera yayibyaye Twese tumaze kumenyana. Noneho tugiye kuganira ku kibazo cy'abana bagiye bitwara nabi. Ababyeyi babo bagenda batubwira ikibazo kibitera. Tubone gufata umwanzuro. kabisa ubundi se wo kutivuza ubona turakurota Benjamin se yarutanze sawa Hanyuma duhere kuri we Puisa. Umwana wawe namusanze ari ku kiraro ari kunywa itabi. Ibyo bintu waba ubizi? ntabyo nzi utabimenya se mukuru wari baramufunze azira iki tayari nyana ni yamwe urumva muri umuntu we yaba akora iki kindi muri umunara ariko sinenzi ko nawe arimo urabizi sha usi ubonye iwawe amafaranga bagura ibiri itari menshi kurusha ayo bagura amazi wibwira ko ibiri bisigaye biribwa se urabizi ahubwo wowe bagushije ubufatanye cyane Ariko ubu murabona Nyakisari butume dukora inama yacu na. muyobozi nawe umubwire iyi sandi mu bantu iratuma igikorwa kigenda neza koko ni ukuri nibashakana bamushyira Umva nkubwize ukuri Papa Benjamin. Urongera kugira ijambo niri na rimwe wongera kuvuga. Turahita tubipfa. aravuga iki sundi yafunze umunwa aha nyuma yuko mbonye ibyabaye ku mukobwa wawe wananiwe gufunga amaguru ye ngerekana ifungira umunwa wanjye kandi wa mugabo uranshaka kamunani Benjamin njyewe noneho. muyobozi ndabizi ufite umujinya ariko njye ndagira ngo mubwize ukuri mu bintu byose navuga nta na kimwe nigeze mbeshya mwiriwe mwese Mwiriwe fande. ngize n'Imana mbasanze hamwe Habaye icyo fande. umwana wafashwe anywa ikiyobyabwenge bita mugo shaka kumenya umubyeyi we Uwo mwana bamwita ndese. yitwa Eliya se ninde aha akaba yabigurishijwe n'uwitwa afande utambwira ko ari Shamira uriya mugore nakomeje kumubwira umukobwa we ni ikirara Benjamin se ninde se wa Benjamin ninde ni ngombwa tukuvuge se afande umwana n'uwanjye ariko simwemera kandi ari uwawe nyine turakoresha DNA test biragusaba 200,000 ntayo mfite nyine ayo mafaranga nayo Nyakiso nawe koko. genda tesite bayikore aya mafaranga sinzabona uko nyakwishyura nta kibazo ndayaguhaye afande buretse gato mwana n'uwanjye amafaranga azanunga muri gereza